Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, igiye kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 9 gisanzwe, tariki 8 Kamena 2023. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cya Tobi, umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugeza kwa 11, umutwe wa 7 umurongo wa 2 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 17, umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza kwa 9. Tobiti yohereza umuhungu we Tobi mu Bumedi aherekejwe na mugenzi we ariwe marayika Rafayeli wari watumwe n'Imana. Nuko bamaze kugera mu Bumedi bari hafi ya Ekibatani, nibwo Rafayeli abwiye uwo musore ati, Tobi umuvandimwe. Undi arasubiza ati, karame. Umumarayika akomeza agira ati, iri joro turacumbika kwa Raguweli. Uwo muntu niyo mwene wanyu kandi afite n'umukobwa witwa Sara. Nuko bageze Ikibatani, Tobi aravuga ati, Azariyasi muvandimwe, hita unjyana kwa Raguweli mwene wacu. Umumarayika mujyanayo, bamusanga yicaye ku irembo, baba ari bo babanza kumuramutsa. Raguweli nawe arabasubiza ati, nimunezerwe bavandimwe, muje mwisanga. Hanyuma abajyana iwe. Bamaze gukaraba no kwiyuhagira, bajya ku meza. Nuko Tobi abwira Rafayeli ati, Azariyasi muvandimwe wanjye, wambwiriye Raguweli akanshingira Sara umuvandimwe wanjye? Raguweli arabyumva maze abwira uwo musore ati, irire winywere maze urare neza, kuko ari ntawe ufite uruhare kuri Sara umukobwa wanjye uretse wo muvandimwe. Ikindi kandi nanjye ubwanjye nta burenganzira afite bwo kugira undi namushyingira, kuko ari wo mufitanye isano ya bugufi. Nyamara ariko mwana wanjye, ngiye kukubwira ukuri kose. Sara namushyingiye abagabo 7 bo mu bavandimwe bacu, ariko muri bo ugiye kuryamana nawe agahita apfa muri iryo joro. None rero mwana wanjye, wirire winywere, naho ubundi Nyagasani azaba ari we ukwimenyera. Ariko Tobi arasubiza ati, sinongera kugira icyo ndira hano cyangwa se ngo ngihanywere utabanje kuntunganyiriza ibyo. Raguweli nawe aramusubiza ati, ndamuguhaye. Uramweguriye nk'uwiteka ryo mu gitabo cy'amategeko ya Musa ribyemeza, kandi n'ijuru ryabigennye ko ari uwawe. Ngaho mujyane abo umugore wawe. Kuva ubu uri umugabo we, nawe abaye umugore wawe. Guhera uyu munsi abaye uwawe uziraherezo. Nyagasani nyir'ijuru nabarinde muri iri joro, maze byose bagendekere neza mwana wanjye, kandi abasesekaze b'impuhwe n'amahoro ye. Nuko Raguweli ahamagara Sara umukobwa we, maze araza aramwegera. Amufata akaboko, amushyikiriza Tobi avuga ati, nguwo mujyane, kandi n'amategeko hamwe n'iteka ryanditswe mu gitabo cya Musa biramukweguriye ngo kubera umugore. Ndamuguhaye uzamujyane mujyane kwa so mutanatsitaye, kandi Imana nyir'ijuru irabahe gutunga mutunganirwe, mugire amahoro. Hanyuma ahamagara nyina wa Sara, amutegeka kumuzanira icyo yandikaho. Yandika amasezerano y'abashakanye yemeza ko Sara amweguriye Tobi ngo amubere umugore, kuko iteka ryanditswe amategeko ya Musa ribigena. Ibyo birangiye batangira kurya baranywa. Nuko Raguweli ahamagara Edi n'umugore we, aramubwira ati, mugenzi wanjye, tunganya cya cyumba kindi maze ukijyanemo Sara. Undi aragenda asasa muri icyo cyumba nk'uko amaze kubibwirwa, maze akijyanamo umukobwa we. Aratangira aramuririra, ariko arihanagura, maze aramubwira ati, uraba intwari mwana wanjye. Agahinda ufite uhora nyir'ijuru arakaguhinduremo ibyishimo. Mwana wanjye komera. Hanyuma arasohoka. Bamaze kurya no kunywa, bumva barashaka kuryama. Niko kuzana wa musore bamwinjiza mu cyumba. Akihagera, Tobi yibuka ya magambo Rafayeli yamubwiye. Nuko akora mu ruhago rwe, akuramo umwijima w'ifi hamwe n'umutima, abishyira mu cyotezo. Maze umunuko w'ifi udurumbanya ya roho mbi, ihungira mu turere two mu majyepfo ya Misiri. Ako kanya Rafayeli ahita yikurikirayo, arayiburabuza, arayihabohera. Icyo gihe ababyeyi bari basohotse, basiga bakinze icyumba. Nuko Tobi ahaguruka ku buriri, maze abwira Sara ati, muvandimwe haguruka dusenge, dutakambere Nyagasani kugira ngo dusesekazeho impuhwe n'umukiro. Sara arahaguruka, maze batangira gusenga no kwambaza kugira ngo baronke umukiro. Nuko Tobi aratangira aravuga ati, uragasingizwa Mana y'abasokuruza,
n'izina ryawe rigahora risingizwa ubu n'iteka ryose. Habwa impundu mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose nibigusingiza iteka. Ni wowe waremye Adamu, unamuremera Eva umugore we ngo mubere umufasha, amutere inkunga. Kandi ni wowe witwa umuntu wese avukaho. Ni wowe wavuze uti si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nka we. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatse w'umugore kubera irari ry'umubiri, ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya. Utugirire impuhwe ari we ari nanjye, maze tuzagerere mu zabukuru. Bavugira icyarimwe bati amen amen. Nuko mbi bararyama kugira ngo bararaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 128. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Nguko uko ahaga umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uzagirira amahirwe muri Yerusalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo wa 28 kugeza ku 34. Muri icyo gihe umwe mu bigisha amategeko yegera Yesu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isiraheli, Nyagasani Imana yacu niwe Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi ko nta yindi Mana ibaho uretse yo yonyine. Kandi kwikunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko amusubije neza, aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Tega amatwi Isiraheli. Amen. Ni Yesu Kristo dusabye ngo tumutege amatwi ahanga kuri buri munsi, kugira ngo hatambuke agire kado aduhereza. Muvandimwe, tegura ibiganza bya kwakira iyo kado Yesu agiye kuduhereza uyu munsi. Umunsi umwe mwarimo gategisimu yari ari imbere y'abageni bari kwitegura umubano, bari kwitegura gushyingirwa. Nuko ngo arababaza ati, mbwira ikintu gishobora kubura mu rugo, urwo rugahita rusenyuka ako kanya. Bamwe bati ngo cwe, araceceka. Nuko arongera ati, mbwira ikintu wabura mu muhamagaro wawe, ubundi umuhamagaro wose ugahita ukubihira, ugahita urambika, ugahita uwujugunya kure. Abandi bati ngo cwe. Nuko mwarimu arongera ati, mbwira ikintu kimwe mu buzima ushobora kubura, ubundi ugahita upfa. Nuko bamwe bahuje ibyo bibazo byose mwarimu babajije, bamwe bati igisubizo ni amafaranga. Ubuze amafaranga urugo rwasenyuka, ubuze amafaranga watuma umuhamagaro wahita upfa. Nuko benshi bakomeza ku mafaranga y'ibintu bya mirenge wabura koko ngo gahita upfa. Nuko mwarimu arabitegereza maze arababwira ati, ikintu wabura mu rugo rugasenyuka, ikintu wabura mu muhamagaro ukabihirwa, ikintu wabura iwawe mu buzima bwawe ubundi ugahita upfa, ni ijambo bita urukundo. Uramutse ubuze urukundo wahita upfa. Akenshi dukunze gusa kubona abantu bapfuye more physique, abantu bapfuye ku mubiri gusa, ariko nyamara bapfuye kuri roho nibo benshi cyane. Bishatse kuvuga ababuze urukundo wasaga ari benshi cyane. Nshobora kuba ni kugenda mukabona mpagaze, ariko narabuze icyo kintu, narapfuye mpagaze. Kubera iki? Nabuze urukundo. Wabuze wese urukundo arapfa. Urwango rurica kurenza koko n'inkota, kurenza umuhoro, kurenza n'izindi ntwaro zose. Urwango rurica. Iyo ufite urwango urapfa, uba warapfuye, ariko ukagenda unica n'abandi buhoro buhoro. Aha, iyo ubuze urukundo urapfa. Na niyo mpamvu Kristo bavandimwe, uyu mwanya amasomo kizimi byacu duteguriye agiye gutuganisha kuri uwo umurongo w'urukundo, ubwo cyane cyane iyo ngingo yacu tuza kuzirikanaho itegeko rikomeye ry'ubwami bw'Imana, itegeko ry'urukundo. Uyu murongo wacu turarekeza ku rukundo rw'abande, urukundo rw'abashakanye, rwa rundi rushobora kubura mu rugo, urugo rugahita rusenyuka rwose rukajya ku muguruko.
ariko turaza kubona ko hari n'abandi bafite urukundo rwa nyirarureshwa, rwa rukundo ko ushobora kubakira ku rugo none rukaba rwubatse ariko ejo rugahita rusenyuka. kubera iki? Ni urukundo rwa nyirarureshwa, ni urukundo rwubakiye ku mpamvu, ni urukundo rwa mpanguhe, urukundo rwajemo impamvu. Uruwo ngurwo nyine ni danger de mort, uhegereye nyine wapfa. aho ngaho urwo rugo nyine ruhita rusenyuka ako kanya. Ibi rero biraza gutuganisha ku mubano w'abashakanye, bituganisha impamvu umusore akunda umukobwa kugira ngo babane. Abenshi ari ubwo bakundana kugira ngo babane, ariko bagamije iki? Bamwe bagamije kwibonera adresse, abandi bagamije kugira ngo babone ibintu, abandi bagamije koko kugira ngo abandi bataza kubareba nabi ngo babarakarire kubera wenda ikibazo cy'imyaka yabaye myinshi. Ariko ugiye baza uti niyihe mpamvu nashinze urugo, niyihe mpamvu nashatse, niyihe mpamvu nagiye muri uwo muhamagaro atari uriya nagiyemo. Icyo kibazo uze gukibaza, ese rwaba ari urukundo rwabiteye? Mutagatifu Agustina ati mf sokativudha, ngo kunda maze ukore icyo ushaka. Umuntu wese udafite urukundo nyine burya ntago aba yigenga, ntago ashobora gukora icyo ashaka nyine. kubera iki? Abuze urukundo. Turumva mu isomo rya mbere uyu munsi batubwira koko incamake y'urugendo rwa Tobi ndetse na Sara, uburyo koko bajyanye n'umumarayika maze koko akabakiza roho mbi zose, maze koko akabarokora, bityo bikaza kurangira kuko babanye rwa rukundo rw'abashakanye, mariage ya Tobi ndetse na Sara. Nyuma ko tumaze iminsi twumva urwo rugendo Tobi yakoze kugira ngo agere kwa Sara, ejo hashize nibwo twumvaga roho mbi Asimode yari yaritse, nari ngiye kuvuga kwa Ragueli umukobwa we Sara, bigatuma koko abagabo bose ashakanye nabo bahita bapfa, bikaza kurangira batabonanye batabanye. Rero turaza kumva umumarayika wa Nyagasani Imana ikamutuma kugira ngo agangahura aha ngaha, kugira ngo koko yirukane ise kibi yituma koko Sara adashaka. Ndetse bikaza no gutera n'impungenge Ragueli, ubwo koko yereka Tobi ibibazo afite, yereka Tobi ibyabuje umukobwa gushaka. Aha ngaha Ragueli koko akatuburira natwe abantu tujya dushingira bene wacu, tugashingira abakobwa bacu, abahungu bacu. Kubwira umuntu hakiri kare ikibazo ufite, kubwira umuntu hakiri kare ikibazo umwana ugiye kumushingira afite. Uru ni urukundo ruri kugenda. Kubwira umuntu ikibazo gihari, noneho uwo muntu koko akaba akizi kare kose. Nta kuzabwira umuntu ikibazo uwo bagiye kubana afite, babyaranye nka kabiri bikaza kurangira urwo nyine rusenyutse. Urwo rwa rukundo koko rugomba guturanga de témoin, abahamya, abo ngabo koko baherekeza umusore cyangwa baherekeza umukobwa mu kujya gushyingirwa muri mariage yabo. Ragueli araduha urugero rwiza koko rw'ubuhamya tugomba gutanga kuri bagenzi bacu bagiye kubana, umubano w'abashakanye. Ikindi gitugaragariza urukundo koko ruri hagati ya Sara na Tobi, nuko mbere y'igikorwa bagiye gukora cyo kubana barabanza nyine basenge. Roho mbi koko imaze kwirukanwa, umumarayika wa Nyagasani Rafaeli bajyanye mu rugendo yirukanye roho mbi. Batubwira n'uburyo yakomeje kugenda yikurikirana kugira ngo yoye kuza kugaruka ngo yongere ibyutse umutwe, yongere koko isenyera uriya rugo. Birangira koko urugo koko rukomeye. kubera iki? Babanje kuragiza Imana, ibintu byose biri mu Mana bigenda neza. Ngaho tugomba gushingira umubano wacu ngo urwo rukundo koko rw'Imana, Imana nta n'ubundi iduhora uwo rukundo iyo twabanje kuyiragiza. Ngo kubanza gusenga mbere y'igikorwa, ibikorwa byose dukora tukabanza tugasenga, ngo guhamagara urukundo rw'Imana kugira ngo rusesekare iwacu. Gusabira abana bacu umugisha nka Ragueli koko kugira ngo urugo rugende neza. Urukundo rwa Tobi na Sara koko rurerekeza nanone ku rukundo Kristo akunda kiliziya ye, nkuko tudahama kubizirikana koko mu mubano w'abashakanye mu isakamo yo gushyingirwa, bigatuma koko Kristo yitangira kiliziya ye, aribyo byerekeza nyine no ku mugabo nanone witangira umugore we, bityo koko bakaba umwe. Ngo kwizirika ku Mana, ngo kwizirika ku muvandimwe wawe, ariko byose ari Imana yabikoze. Burya umuhamagaro wo gushyingirwa ntabwo ari umusore n'umukobwa gusa byishakira, ahubwo biba birimo koko gushaka kw'Imana. Imana ye bahamagaye, none koko bagiye kunga ubumwe kugira ngo babane akaramata badahemukirana. Kugira ngo urugo rushobore gukomera, ni urwo rukundo nyine rugomba kubahuza, urukundo rw'ubutatu butagatifu, urukundo rw'Imana. Imana koko akaba ari yubakira. Naho ubundi mwego ubwanyu nubwo mwabigenza mute, icyo mwakora cyose ntabwo mushobora kubaka ngo rukomere niba koko rudashingiye ku Mana. Kandi tuzi ko Imana ni urukundo, Deus caritas est. Uru rukundo koko ni rw'ivanjiri koko ije tubwira ko itegeko rikomeye ry'ubwami bw'Imana ari urukundo. Urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu, nuko hahandi umuntu areba koko akareba hejuru,
akabona Imana, ugakunda Imana. Wareba nanone ku ruhande ukabona mugenzi wawe, ugahita ko gira ute, ukumva uramukunze. Wareba munsi nanone ukabona ibintu nabyo ukabikunda, ariko ntibikurusha ubwenge, ukabikunda ubikandagiyeho, hato ejo bitaza guhindukirana akabyo bigukandagira. kandi ibintu byaje ko akabyo ukunda, bya bindi byaba abasore n'abakobwa basubiza bati ni amafaranga ashobora kubura mu rugo ubundi koko rugasenyuka. Aha, watangiye gukunda ibintu koko wabikunze kurenza abantu, biza kurangira ko kubuza ubuntu bw'Imana. Ngahantu hatatu umuntu agomba kureba, hejuru, ku ruhande ndetse no hasi, ariko byose ukabikora kubera urukundo. Ntukagire ikintu ukora atari urukundo rubiguteye, urukundo rw'Imana, gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Nk'uko Yesu Kristo asubiriyemo uyu musore waje amubaza itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana, biragaragara ko uyu musore umwigisha amategeko n'umufarizayi, biragaragara ko amategeko yanyoye neza koko, bigashimisha Yesu. Ariko se wasanga koko mbikurikiza gusa byakarande nk'itegeko ko rya Musa, ariko bikaza kuranya nta mutima urimo. Ako kantu umukristo umuvandimwe yazaradusaba nanone kuzanamo umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, amagara yacu yose, nta na kimwe dusize. Iyo Yesu Kristo koko akomeza kugenda avuga amagara yawe yose, ubwenge bwawe bwose, umutima wose, amagambo akorane mu Gifaransa cœur, âme, esprit, force, arashaka gusobanura urukundo rwuzuye, urukundo rw'impande zose, ku mubiri ndetse no kuri roho. Mbese no gukunda umuntu wese ko yakabaye, bishatse gutubwira umuntu wese, gukunda umuntu wese atari kumukunda igice, gukunda umuntu wese dans sa totalité, gukunda umuntu wese koko, kuko nta rukundo rw'ibice nyine rubaho, urukundo ruhora rurizima buri gihe. Iyo urukundo rwatangiye kuzamo ibice, aha, danger de mort, uhegereye wapfa, bishatse kuvuga ko nyine rwapfuye, kuko urukundo ntushobora kurusaturamo ngo bikunde. Ubu rero umutima wose ukawerekeza nyine kuwukunda, ariko nanone ukazirikana ngo ese mbikoreye kubera igitinyiro cy'Imana no kugira ngo nubahe Imana, cyangwa uko ndi kumuryarya kugira ngo koko nibonera adresse bya bindi byuko nyine abashinyara hari ushaka kwibonera adresse, cyangwa uko uramukunda kubera igitugu cy'ababyeyi baguhase, ariko nta bushake bwawe burimo. Ako kantu mukristo umuvandimwe ubushake koko bugakujyana ku muntu, bigakweregeza ku umuntu muzashingana urugo, mukabana neza nyine akaramata. Urukundo rwa Tobi na Sara ruratwerekeza nyine ku rukundo nanone abashakanye bagomba kugirana hagati yabo, bityo urugo koko rugakomera kandi rukagenda neza, urukundo rutarimo inyungu. Ubwo Tobi ubwe yivugira ati umugore simushatse kubera irari ry'umubiri, ahubwo Nyagasani ni urukundo rutumye koko mushaka. Uzasanga muri iyi minsi hari urukundo rw'ibice, urakunda umuntu kubera ko azaguha ikintu, urakunda umuntu kubera ko hari inyungu zindi umutezeho imbere, urakunda umuntu kubera ko hari imyenda utamwishyuye, urakunda umuntu kubera ko nyine hari utundi tunyungu ukurikiye. Aha, urwo ntabwo ari urukundo, narinjye kuvuga ko ubwo ari uburozi, ndetse urwo ni urupfu. Mukristo umuvandimwe, wasanga koko uho mubana ku rupfu atari ugukunda mwakundanye. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa ari mwiza cyane pe, ku buryo koko ngo yashinguraga, ngo abasore ahuye nabo bari nko guhata ibirayi, bagatangira bakitema kubera kugira gute, kubera kumurangamira, kumureba. Ngo umukobwa ari mwiza cyane, uburanga bw'inyuma, ariko imbere ntabwo turamenya ibiriyo. Nuko igihe kiza kugera uko abasore koko bazaga bamutereta kugira ngo barebe koko bamurambagiza, ubundi koko bazashingana urugo, wa mukobwa akabashibura akabareka, dore ko yagiraga agasuzuguro, yareberaga ku gikano. Uko abasore bajya batambuka, wa mukobwa nawe akagenda babenga buhoro. Uko abasore batambukaga bagahita, nta n'umwe babanye, wagira ngo na Simode koko umukobwa yari afite ya roho mbi koko ibuza Sara gushaka. Nuko igihe kiza kugera, wa mukobwa abonye izuba rigiye kurenga, mu Kinyarwanda izuba rigiye kurenga cyangwa umupira ugiye kumurengana, nuko wa mukobwa atangira kugira ikibazo cy'ikimwaro, yibaza uburyo koko yagiye abenga benshi, none ko ubwiza bwe bukaba bugiye gupfa ubusa. Igihe kimwe cyaje kugera noneho mu yindi mfuruka hirya, ngo hari umupfakazi, umugabo w'umupfakazi w'umusaza, ashobora kuba yararutaga basogokuru mu myaka, no kwaza gutereta ya mukobwa. Kora nawe ifoto y'umusaza uruta sogokuru uri nko gutereta petite sere, kora iyo foto ukuntu byabemeze nawe, akabya bindi ngo ubuzira igishibiribiri afata y'igishwi. No kwa mukobwa koko amwihambaho, ubundi barabana. Yewe ntihaciye kabiri, wa mugani wuzurizwaho ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Nuko igihe kimwe kikagera, umuhungu wa musaza akaba ari usohokana wa mukobwa nako wa mugore,
umugore wa se. Birumvikana nyine uwo muhungu niwe uri mu kigero cy'uwo mukobwa nako cy'uwo mugore, umugore wa se akaba ariwe basohokana bakaguma muri urwo. Nuko uyu musaza ngo yamubura akibwiriza akajya kumushakira ku muhungu we. Cyakora uwo musaza namwe murabyumva agahinda karamwica, uburyo buri mugoroba koko ajya gushakira umugore we ku muhungu we. Nawe tekereza koko umuhungu na se bari mu rubanza rumwe. Ese umusaza koko azashora ikirego mu rukiko aburane n'umuhungu we ko yamutwaye agatama ke? Ese uyu musaza koko azajya kwiregura mu rubanza ati umuhungu wanjye ari gutereta umugore wanjye? Nuko igihe cyaje kugera koko urubanza rujya mu rukiko, yewe na n'ubu ari gusaba agatanya wa mugore ndetse na wa musaza. Ese mubyeyi, uyu mugore ubaye uyu musaza wamurekera umuhungu wawe ko wamusabye kandi ukamukwa? Aho waharira umuhungu wawe wundi ukamureka ubundi ugahebera urwaje? Ubwo se uyu mugore azita umugore wawe cyangwa azita umukazana wawe? Ese uyu musore ushakanye n'uyu mugore wa se azajya amwita mama we cyangwa azajya amwita umugore we? Ese umwana navuka muri uru rugo azaba ari uwande? Azaba ari uw'umuhungu cyangwa azaba ari uw'umusaza? Azaba afitanye isano yihe na sekuru cyangwa na se? Umwana uzavuka muri uru rugo azaba afitanye amasano yahe n'uyu musaza ndetse n'uyu muhungu we? Ese uyu mugabo n'uyu musore we baba ari masanzire cyangwa umwe yabasebukwe wundi icyarimwe? Ese uyu mukobwa we wari umwihambiriyeho ushakiraga aderese gusa akaba yigarura urugo rwose, umuhungu na se bose ari gufatikanya? Reba nawe uburyo bari gashoza ntambara muri iyi miryango, ukuruye za gatanya, ukuruye umwiryane, ukuruye amahane muri uru rugo. Ngitezeho dore mwa babyeyi mwe, ahantu hose habuze urukundo nta kindi giharanga usibye iki? Akavuyo, akajagari. Ngaho akavuyo kari mu mubano wacu. Bakobwa 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 bakobwa, ngo kuko bamwe bagiye bateza akavuyo mu ngo z'abandi bagasenya ingo z'abandi, ngo kubera iki? Ngo nabuze adresse, ngo basereka mve ko mwihambiraho mbebera urwaje. Ibintu byo gupfa gukora ababyeyi murumva ko namwe harimo ijambo gupfa nyine. Ngapfa kwishora ku mugabo, ngapfa kwishora ku mugore, ngapfa kwishora ku musaza, ngapfa kwishora ku mukecuru, ngo tugiye gushinga urugo mwa babyeyi mwe. Mbega kaga karaha. Aha, uyu niwe bita diviseur mu gifaransa. Ubu ni shitani koko. Iyi ni ya roho mbi asimode, ya yindi koko idatuma udashaka uwo mubanye koko ejo mugahita mutandukana. Kubera iki? Wamwihambiyeho nyine. Ubuze iki? Ubuze urukundo. Iyo urukundo rwabuze haza akavuyo, haza akajagari. Ngana atekereza koko uyu muryango uvutsemo amakimbirane meza atya, umuhungu na se bagashyamirana, umukazana na nyirabukwe bagashyamirana, umukazana na se bukwe bagashyamirana. Bapfiki no kubera urwango. Urukundo rwabuze. Hajemo urukundo rw'impamvu, hajemo urukundo rw'imibare, gutekinika. Ibintu byose ni karikire, ibintu byose no kugenda mbara ndeba icyo nzunguka ejo, reka mfe kwihambira. Urukundo rwo gupfa mwa babyeyi mwe, gupfa gushyingirwa koko, gupfa kubana n'uriya. Urumva ko nyine bitazamara kabiri kuko nyine uzagenda urapfuye. Aho habuze iki? Aho habuze urukundo. Umukristo muvandimwe, nawe niba umuhamagaro wawe uri mu bagiye ngo reka mfe kujyayo, uri mu bagiye reka mfe kujya kw'Imana, uri mu bagiye reka mfe gushinga urugo, ejo mama na papa batazandakarira, aha ntabwo ruzamara kabiri nyine. Aho ngaho n'urwango ni amakimbirane, uwo ni sekibi, ni ya roho mbi nyine asimodi itazatuma koko umuhamagaro wawe utera imbere. Ikiruta rero n'urukundo, urukundo ruzima. Natwe umunsi dukora imyitozo cyane cyane abantu bitegura gushinga ingo, uze kureba ese mugenzi wawe uramuzi, umucunzeho iki? Ese icyo umucunzeho nikirangira uzakomeza umukunde cyangwa nikirangira bizabihwaniyemo uti abo twabyaranye nabo bikazaranya ko rwo rusenyutse? Kubera iki? Wakunze ibintu ariko ntabwo wakunze umuntu. Wakunze abantu, ukunda igice kimwe cy'umuntu, umukunda igice kimwe, bikaza kurangira koko nta buntu buhabonetsemo, buntu bw'Imana shwi. Nyamara urukundo rw'ibintu, urukundo rw'abantu ntabwo rugomba kutwibagiza urukundo rw'Imana. Ngero rya tegeko rikuru rigomba guturanga mu rugo rwacu, nta rindi uzabona hirya no hino usibye itegeko ry'urukundo. Bana b'Imana, nidukundane nibwo koko tuzabaho neza turi kumwe n'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko na Disinasi wa Diyosezi ya Cyangugu.